Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana nabane namwe. Nibwe mwese mudukurikiye hirya no hino ku isi, ari abari muri Afurika, abari muri Aziya, muri Amerika, Australia ndetse no mu Burayi. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Ni mwene so Ernest Niyosenga. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndumva tugomba kuganira kubo twari bo ndetse naho twahoze tutarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Turareba byibura ibintu 5 cyangwa 6 byaturangaga, byahamyaga neza ko hari abo twari bo kandi babi. Noneho nyuma yo kwizera ibyo birahinduka, ahubwo tukaba abandi bashya. Icyakora cyo muri iki kiganiro tujye kuganira kubo twari bo ndetse naho twahoze. Reka dusenge Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tuguhimbaje urukundo rwawe n'imbabazi zawe tugirira. Ubwo twari twarapfuye uratuzura, kubwo kwizera Yesu Kristo duhabwa agakiza. Ubu turabaraganwa nawe mu bwami bw'Imana. Ushimwe. Tugushimiye ko rero uturindiye muri ubu buzima, kandi icyubahiro cyawe n'urukundo rwawe, ubwiza bwawe, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bituriho kandi bitwomaho none n'iteka ryose. Bana natwe rero, umwuka wawe wera tuganze, imbaraga ze ziherekeze iri jambo kandi zigira ibyo zisenya mu butware bw'umwijima. Byubake ubumana muri twebwe, kandi byubake mwami Imana umucyo wawe witangaza, kugira ngo ubuzima bwacu buvirwe n'umucyo kandi riduhanire gukiranuka. Urakoze cyane none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro Isoko y'Agakiza, aho tugiye kureba ibintu bigaragaza abo twari bo ndetse naho twahoze. Turifashisha Bibiliya, kuko burya Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo Imana yandikishije, ni ibyanditswe byera yabihumekeye mu kanwa k'abahanuzi ndetse n'abakozi bayo. Na niyo mpamvu tuyifashisha kugira ngo ibyo tuvuga bigaragare neza kandi tubisanishe n'ubuzima bwacu naho twari turi, kugira ngo bihabwe umurongo muzima mu izina rya Yesu. Ikintu cya mbere rero, abo twari bo cyangwa aho twahoze mbere tutarizera, njye ntarizera nawe utarizera, nta Mana rurema wagiraga. Ibi ngibi tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, igice cya 2 umurongo wa 12. Bibiliya iravuze ngo mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ibi ngibi bigaragaza ko mu by'ukuri washoboraga kugira ibyo wita Imana, ariko iyo ntabwo yari Imana rurema. Iyo ngiyo nshobora kukubwira ko byari nk'ibigirwamana, ariko nanone Imana ishimwe ko tutakira aho ngaho. Ikintu cya kabiri, Bibiliya iravuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Ibi tubisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ahangaha rero Bibiliya igaragaza neza ko twari twarapfuye. Twari twarapfuye, mu by'ukuri twari abapfu, mu mwuka wacu twari twarapfuye, ariko twari turiho kubw'umubiri, ariko umwuka twari twarapfuye. Imana rero ahangaha ijambo ryayo igaragaza neza ko tutari turiho mu by'ukuri. Ikindi kintu cya gatatu, nuko twari mu mwijima ukabije. Nari mu mwijima ukabije, nawe wari mu mwijima ukabije. Ahari nawe washobora kuba ukiwurimo, ariko nanone wawuvamo, kuko burya mu mwijima haba harimo ibintu bibi cyane. Iyo uri mu mwijima ntubona aho ujya, iyo uri mu mwijima witiranya icyatsi n'ururo, iyo uri mu mwijima ntumenya gutandukanya ibintu. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, igice cya 5 umurongo wa 8, Bibiliya iratubwiye ngo kuko kera mwari mu mwijima, none mukaba muri mu mucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo. Imana ishimwe cyane. Ikintu nshaka gukotinga ni interuro ivuga ngo kuko kera mwari mu mwijima. Cyagiye mutarizera, cyagiye ntarizera, nari mu mwijima ukabije.
umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo nari mu mwijima ukabije Yesu ankuramo, ngo nari mu mwanda uteye isoni Yesu awunkuramo, nari mu mwijima ukabije aramurikira. Imana ishimwe cyane ko ku muntu wizeye hari umucyo ahabwa mu buzima bwe, ariko umuntu utarizera Bibiliya itugaragarije neza ko ahangaha yari akiri mu mwijima. Ikintu cya kane, twari abanzi b'Imana. Ni ukuri ikibi cyari muri twebwe. Ibi bintu ndabivuga kandi nkomeje cyane. Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 21, Bibiliya iravuga ngo, reka duhere byibura ku murongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo, kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso ye ku musaraba, imwiyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Umurongo wa 21 nari ngendereye, namwe abari batandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi. Imana itugirire neza cyane. Bivuze ngo twari abanzi b'Imana. Twari abanzi b'Imana mu mitima yacu kuko twari tutarizera. Ikindi kandi imirimo twakoraga yari imirimo mibi, kuko umuntu uri mu mwijima ntago azi gutandukanya icyiza n'ikibi. We ubwe yumva ko icyiza akoze ni icyiza, ikibi akoze akumva ko ariko aremye, nyine nta cyahinduka ngo niyo kamere ye. Ariko iyo umuntu bimaze guhinduka, amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ibingibi tuzabireba mu kindi kiganiro, aba yamaze kuba umwana w'Imana, aba afite kamere y'Imana. Nasenze ndavuga ngo ubumana bw'Imana butugeremo. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo yaduhinduranye bazima na Kristo, turi abana b'Imana. Ikindi kandi niba turi abana b'Imana, natwe ubwacu dufite ubumana muri twebwe, koko yaduhaye gutegeka, turi abatambyi mu bwami. Ikindi kandi umwana burya hari ibyo abahuriyeho na se. Imana ishimwe cyane. Rero twari abanzi rwose, kuko ikibi cyari muri twebwe. Imana ishimwe ko ubu ngubu ku muntu wamaze kwizera ntabwo ikibi kiba kimurimo, ahubwo aba yarabaye uwera kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ibi tuzabireba mu kiganiro kizaza. Ku kintu cya gatanu, Bibiliya iravuga ngo twari dutegereje umujinya w'Imana. Umuntu wese utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nta kindi ategereze usibye umujinya w'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 36, ijambo ry'Imana ritubwira ngo, uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Imana ituganze. Utizera umujinya w'Imana uguma kuri we, kandi ndababwiza ukuri yuko uyu nguyu nta bugingo afite. Na niyo mpamvu ikintu cya mbere twabonye neza ko ikintu cya kabiri twabonye neza ko twari twaramaze gupfa. Mu by'ukuri umuntu wapfuye mu mwuka we nta bugingo azabona, kuko uyu mwuka, ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka ubwe ahamanye n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana. Araduhamiriza neza. Ni wa muntu uba warabaye muzima mu mwuka we, yarizeye Yesu Kristo, yarabaye icyaremwe gishya, ubu ngubu afite ubugingo buhoraho. Ariko utaramwizera nta kindi ategereje usibye umujinya w'Imana. Bene data, tukiri mu byaha, tutarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, twari twarapfuye, nta Mana rurema twari dufite, twari turi mu mwijima ukabije w'icuraburindi, twari abanzi b'Imana. Ikindi kandi nta kindi cyari kidutegereje usibye umujinya w'Imana. Ariko Imana ishimwe cyane ko yaduhaye Kristo bigahinduka. Ibi ngibi byarahindutse. Ariko ndavugana nawe, wowe ukiri muri uyu mwijima, ukiri umwanzi w'Imana, wowe ugipfuye mu mwuka wawe. Ikindi kandi wowe udafite Imana rurema ko hari Kristo, hari umusaraba wa Yesu, hari igikorwa yakoze ku musaraba. Icyo ngicyo nukizera, ukizera ko Imana yamuzuye kandi ukabihamya, n'ukuri urabona agakiza. Nawe uraruhuka, umucyo w'Imana uraza mu buzima bwawe, uraba umwana w'Imana, uraba icyaremwe gishya, kandi ntabwo utegereje noneho umujinya w'Imana, ahubwo utegereje ubugingo buhoraho. Imana ikugirire neza kandi Imana ikomeze kwishimira. Reka dusenge rero, dusengane n'umuntu wese wemeye guhinduka,
akabona ko ibi ngibi tumaze kuvuga nawe koko yagenderaga muri byo, kandi koko niko biri. Uwo nguwo ni uri, uwo ni we nari we, ahangaha niho natwe twahoze, ariko tukigendera mu by'isi ndetse no mu butware bw'umwijima. Gusa nanone hari Yesu utanga ubuzima bushya, hari Yesu wabambwe ku musaraba, hari Yesu wadupfiriye, hari Yesu utanga amahoro, hari Yesu ufite imbaraga zikiza, ufite imbaraga zibohora, ufite imbaraga zinesha ibintu byose byakiziringitira ku muntu wese wamaze kumwizera. Rero tugiye gusenga, nawe uwo nguwo umwizere, kandi niwe tukubwira, niwe waturuhuye, natwe niwe wadukijije. Reka tugusengere, wowe wumvishije ugomba guhinduka, nawe ukamwakira, ukabona umucyo mu buzima bwawe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko ubanye natwe muri iki kiganiro. Twabonye neza ko twari twarapfuye, tubona neza ko nta Mana rurema twari dufite, tubona neza ko twari abashyitsi ku masezerano, tubona neza ko twari turindiriye umujinya wawe, tubona neza ko twari abanzi bawe, nta cyizere twari dufite, ntabyo twakoze na bimwe byari kukunezeza, kuko icyo gihe ijambo ryawe rirambwira ngo utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Bivuze ngo imirimo yose twari twarakoze yabaye imfabusa, ibyo byose twari twaragendeyemo, byaba ibyiza n'ingeso nziza zose byari imfabusa, kuko ntabwo byari kuduha ubugingo, ahubwo ibyo byose byari gutuma turindira nyine umujinya wawe. Ariko ushimwe ko hari abantu bizeye kandi bagiye guhinduka kubw'iri jambo. Aba ngabo rero Mwami Imana bongerere imbaraga, ikindi kandi umwuka wawe wera abayobore mu gukiranuka kose no mu kuri kose. Ikindi kandi Mwami Imana wakundisha ijambo ryawe, babe ibyaremwe bishya, babone ubuzima buzima muri Kristo Yesu. Urakoze cyane Mwami Imana ku mucyo uje mu buzima bwabo, kandi ubanye nabo uhereye uyu munsi bakijijwe, uhereye uyu munsi bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kugeza igihe uzazira, cyangwa kugeza igihe bazavira mu mubiri, bazabe bagihamya, bazabe bakiri abana b'umucyo, bazabe batari abana b'umwijima. Kandi ibi byose ubikorera kwiyubahisha. Ibi ngibi tubihabwa kubw'ubuntu, tukabyakiriza amaboko yo kwizera. Nabo rero barahamije, barizeye. Ngwino ubaha ubuntu bwawe, ubaha agakiza, kandi Mwami Imana komeza ubihishurire, bongere bakubone, bumve mu buzima bwawe presence ya mu buzima bwabo presence yawe, kandi ubuzima bwabo ubuganze. Urakoze cyane none n'iteka ryose, bisabye mbyizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.